Ese waba warigeze uhura n'umuntu mu mibanire yawe, haba iyo mu rukundo, haba iyo mu buzima busanzwe, ugasanga uwo muntu aragukangisha ibyo azi ko wowe wizera mu nyungu ze, kugira ngo akoroshye agere ku ntego ze cyangwa wemere ibyo wumvaga wahakana. Muri make uvuge yego kandi wumvaga ushaka kuvuga oya. Niba warahuye n'imwe muri iyi mimerere tuvuze, menya ko rimwe mu buzima bwawe byibuze wahuye na manipulation yitwikiriye imyizerere yawe cyangwa iy'uwo muntu ukumanipira. Iyi video rero ni iyawe. Twongeye kubasuhuza abakunzi b'Umugano TV, mudukurikira hano ni ku Mugano TV, abadukurikira bumva Ikinyarwanda ndetse n'ababanyi bacu b'Abarundi, mukomere cyane kuko turabibona ko namwe mudukurikira. Umugano TV urabashimira mwe mwamaze gukanda subscribe, mudukurikira umunsi ku wundi kandi mukaduha n'ikimenyetso kigaragaza ko muri kumwe natwe. Nawe uje aka kanya rero ntugende utiyabonesheje kugira ngo ukomeze kubana natwe, kandi turabibutsa ko ibitekerezo byanyu bihawe ikaze muri komantere cyangwa kuri kontagite mubona kuri ekara yanyu. Ni iby'igikundiro cyane kuri twebwe, turabibashimira cyane. Nk'uko nabibasezeranyije ubushize rero muri video iheruka, ngiye kubagezaho ubuhamya bugeze nko muri butatu bw'abantu bampaye bumvise ibya perversion narcissistique nk'uko yigaragaza mu itorero ndetse no mu bundi buzima busanzwe. Ariko ubwo nabateguriye hano uyu munsi, akenshi murasanga bufite ahantu bihuriye n'ibyo tumaze iminsi twiga bihereranye no kwitwikira imyizerere runaka cyangwa idini runaka kugira ngo umuperveri narcissistique ayikoreshe manipulation ku muvictime we. Ubwo buhamya rero ndabutanga mu magambo yanjye bwite, nawe ufite ubuhamya bwigisha, bukangura, buhumuriza, wabutugezaho kuri iyo nimero ubona kuri ekara yawe, kandi ndabibutsa ko ubuhamya bwanyu buguma ari anonyme, nta zina, nta foto, kubw'umutekano wawe ndetse n'umutekano w'abawe. Icyo usabwa ni ukuba uduha ukoresheje message audio ngufiya zigiye zitarengeje iminota 5, udakoresha WhatsApp, waduhamagara ukabuduha kuri call. Ubwo nibwo buryo nkikoresha kuri ubu ngubu, mu gihe ntarabasha kubona uburyo bwo gutanga platform kugira ngo ubuhamya butange mbonanye n'umuntu live imbona nkubone. Murakoze rero, reka twikomereze mu kiganiro cyacu cy'umunsi. Ubuhamya bwa none bwose ni ubw'abagore cyangwa se ni igitsina gore, ni abakobwa, ariko ubw'abagabo nabwo mbibutsa yuko budahejwe, kuko nababwiye ko nubwo manipulation ku bagabo wenda aba manipulateri b'abagabo ari bo benshi kurusha umubare w'abagore, ariko n'abagabo nabo bahura n'iki kibazo giturutse ku bagore bafite perversion narcissistique. Reka rero tutaratinda dutangire n'ubuhamya bwa mbere. Ubu ngubu twabugejejeho n'umukobwa wagize ati, njye ndi mu idini rya Gikristo, naje gukundana n'umuhungu twasenganaga, gusa mu gihe kirambagiza naje kugenda mubonaho imico itari myiza, ndetse rwose mbona atandukanye n'uko namubonaga mbere. Nagerageje gutandukana nawe kenshi, ariko bikanga, akanyumvisha ko twakomeza kugerageza umubano wacu. Ni kenshi yashatse kungusha mu cyaha cy'ubusambanyi, ariko Imana
ikandinda iteka, akambwira ko ari amarangamutima n'urukundo amfitiye biba byamuganje. Nanjye rero kubera urukundo nkumva namureka, ariko nabihingutsa agatakamba. Benshi mu bo dusengana bamenye umubano wacu, yewe abenshi ni nawe wabibabwiraga. Numvaga ko kumenyekanisha ko dukundana cyangwa se gushyira ahagaragara umubano wacu ari uko anyemera, ariko nyuma nasanze wari umutego. Uyu mukobwa akomeza agira ati twakomeje gukundana ariko tugashwana kenshi tukiyunga. Uretse ibyo navugaga hejuru, namubonagamo n'umujinya, amahane, kutanyumva, kumva ari we ufite ukuri muri byose. Byaje kugera n'aho numva izo rwaserera ntazishobora, ariko inkuru y'uko dukundana yari izwi na benshi, ndetse byarageze no mu bayobozi bari bashumbye itorero ryacu. Nishatsemo imbaraga mubwira ko nanzuye ko duhagarika umubano dufitanye, ariko nkibimubwira yifashe nk'ibisanzwe, abifata nk'aho bitagomba kubaho uwo mwanzuro mfashe udakwiye, ariko nkomera ku ijambo. Abonye ntavuye ku izima nk'ibisanzwe, natunguwe no kubona undi we ntarinzi kugeza saha izo ngizo. Yazabiranyijwe n'uburakari, ahita ambwira ngo oke, niba unyanze nzakora ku buryo nta wundi uzagukunda. Akomeza ambwira ko abantu bose bazi ko dukundana, ikindi ko agiye kuvuga mu itorero nk'uwatura ko twasambanye, nubwo baduca twembi ninjye nzaba nsebye, nta wundi musore uzigera andeba, kandi ko azaba antesheje igihe, ko mu gihe cyo gucibwa no kugarurwa mu itorero hazaba haciye igihe, n'uzanyitaho bizaba bitinze. Akomeza agira ati yongeyeho ko nta burenganzira mfite bwo kumwanga, sinishyura ikiguzi cy'agasuzuguro umusuzuguye. Narumiwe nkubitwa n'inkuba, nibaza niba nari kumwe nawe icyo gihe cyose. Biranshobera kuko nabonye undi muntu ntatekerezaga, kuko mbere y'uko dukundana nabonaga ari umusore mwiza wakwifuzwa na buri wese. Mbanza no kugira ubwoba ko koko navuga ibyo bizemerwa, kuko imbere y'abantu yagaragaraga neza uko bishoboka kose. Uko namwibeshyagaho niko n'abandi bamufataga. Gusa nanone natekereje inzira y'umusaraba mporamo, ndeba n'ibyo ambwira byose, mbona kubana nawe bidashoboka. Nahise mubwira ngo uzagende uvuga ibyo ushaka, Imana niyo izandengera. Nagiye mfite ubwoba mu by'ukuri dutandukana, kuko numvaga ko byanze bikunze ibyo avuze azabishyira mu bikorwa. Ubwo twaratandukanye, ariko bitaragenda, nanjye ndagenda, amara igihe atanaza gusenga, ariko nkahorana ubwoba bwinshi ko rya terabwoba yavuze azarikora. Nyuma nibwo yagarutse, ariko akandeba y'ingwe, nanjye nkamwirinda uko bishoboka kose. Mu gihe gito nibwo yaje kwishyingira, ngo n'umukobwa yari yateye inda, mba ndokotse gutyo. Ubu ngubu tuvugana narashatse, mfite umugabo n'abana 2, ariko ntago iyo histoire y'uwo muntu njya nyibagirwa. Uyu mutangabuhamya wacu akomeza agira ati numvise ibiganiro byanyu, nibuka aya mateka, nsanga iyo ntaba amaso nari ngiye kugwa mu mutego. Iyo ntumvira umutimanama wanjye ngaterwa ubwoba
n'amagambo yambwiye nkamushaka, ubu mba ndira yo kwarika, kuko n'urwo yubatse ntago rwamaze kabiri. Ntekereza ko insiriri yaba yarabaye, ibyo byose nanjye nacitse. Rwose icyo cyorezo murimo kutubwiraho kiriho, ni ukuba maso nubwo biba bitoroshye, uretse Imana yonyine yahumura amaso y'abantu bakabasha kubibona. Ngayo nguko rero, ubu ni ubuhamya bw'umukunzi wacu wa mbere. Ubuhamya rero bw'umukunzi wacu wa kabiri, uyu we yatwandikiye agira ati: ubu ndi umumama w'imyaka 38. Maze gukurikira ibiganiro byanyu nibwo nasobanukiwe ku bijyanye na periverisiyo narisisike. Egise wanjye twatandukanye mu by'ukuri ntaramenya ikibazo yari afite, uretse kubona ko ntari ngishoboye kubana nawe tugatandukana. Uti byagenze gute? Twakundanye twembi turi abakristo, rwari urukundo ruryoshye pe. Nyuma yatangiye kumfuhira cyane ku buryo yabonaga mvuganye n'umuntu nubwo kwaba gusuhuzanya gusa, nkabona arahindutse mu isura. Nkagira ngo ni urukundo, nawe akambwira ko adashaka ko bamuntwara, nkumva rwose ni sawa, ndakunzwe cyane. Yagerageje kenshi ko twaryamana nkanga, ariko byageze aho tubigwamo. Niba ariko navuga, natekereje ko ari imbaraga nke twembi twagize tukagwa mu cyaha, ariko nta gihe cyashize ngo mbone ko ari njye wakoze ikosa rikomeye nkagwa mu mutego kandi wari wateguwe. Tumaze kuryamana nibwo nasobanukiwe uburemere bw'ibyabaye, kuko yabigize intwaro akajya ambwira ko namugushije mu cyaha. Kwa gufuha yari afite noneho kwafashe indi ntera, ku buryo iteka yagenzuragaho undi n'uwo turi kumwe, telefone yanjye akayigenzura, nayimwima akavuga ko mfite ibyo muhisha, nkayimuha nigura. Nabonaga ko ngenda mutahuraho byinshi, nko kumbeshya, amahane, ku buryo akenshi twagiraga ibyo tutumvikanyeho, nkabona yasaga nk'ugiye kunkubita akifata. Nabiganirijeho inshuti yanjye yashatse, arambwira ati: itonde, niba kwereka ibyo bimenyetso, nimubana uzabona ibirenzeho. Byakomeje uko, ariko ngashaka uko nabivamo bikananira. W'igihe cyose yabonaga umwanya wose yumvaga twaryamana. Nabyanga akavuga ko ubwo mba naryamanye n'abandi, nkahora nisobanura, ku buryo yigeze no kumbwira ngo yabonye inkweto zanjye ahantu, ngo ubwo narindi mu nzu mo imbere. Igitangaje ni uko aho kubonamo ikibazo, nahitaga mwiha ngo abone ko ari we nkunda. Byakomeje uko, ariko nza kugira gushidikanya, numva nabivamo, ndabimubwira ko nifuza ko umubano wacu wahagarara. Ikintu cya mbere yambwiye ni uko bidashoboka. Yabimbwiye muri aya magambo ati: nakundanye n'abakobwa benshi, ariko ntawigeze angusha mu cyaha nkawe. Yongeraho ngo sawa, niba ariko ubyifuza, tujye mu rusengero twirege ko twasambanye, ubundi turangizanye, we kunsiga mu bibazo wanteje tutakiri kumwe. Ibyo yabivugaga arira, nkagira ngo ni urukundo, simenye ko ari manipulasiyo n'iterabwoba ari kunkorera. Wibaze ko yanshinje ko namukoresheje icyaha, nkabyemera, nkaca bugufi, kandi twamenyanye afite undi mwana yabyaranye n'undi mukobwa. Ibyo sinabitinzeho, kuko yambwiraga ko yamubyaye ngo atarakira agakiza. Byagumye uko mu gihe cyose cya fiyansaye, kugeza ubwo dukora ubukwe, ariko numva mu by'ukuri ntazi ibyo ngiyemo. Nari mfite ubwoba,
nakoze ubukwe mfite ubwoba. Tumaze kubana nibwo yanciye kuri ya nshuti yanjye, kuko ngo yabonaga inshuka, ngo niwe wambuzaga ko tubana atazamusenyera n'ubundi. Nanjye kugira ngo ngire amahoro ngabanya imigenderanire yanjye n'uwo mushuti wanjye. Rya terabwoba rye no mu mubano wacu ryarakomeje, kuko ni kenshi yabonaga mvuganye n'umuntu w'igitsina gabo akankubita, akantuka ngo ndi indaya, yarangiza akankoresha n'imibonano ku ngufu ambwira ngo nibyo mba nshaka. Nyuma rero naje gusama, arishima akavuga ngo yari azi ko nzamuta ntarabyara. Ni nayo mpamvu tutarabana ngo yashakaga kuntera inda kugira ngo ntazashaka undi. Muri make igihe twamaranye nagendaga menya amanyanga ye, nkabona narakoreshejwe. Twatandukanye tubyaranye kabiri, mbona amaherezo ari ukuhaburira ubuzima. Igikomye cyose narakubitwaga akanambwira ko azanyica. Nafashe umwanzuro rero wo gutandukana nyuma y'uko ankubise, nabwo icyo gihe ari kunshinja umugabo, yenda koko kunyica nk'uko yabimbwiye. Yagerageje kuncyura ariko kurenza ku byo nari narakorewe muri uwo mubano wacu byaranze, birangira dukoze divorce, nanze gusubirana nabwo, nubwo na nyuma y'uko dutandukanye atigeze ampa amahoro. Yansebyaga tukiri kumwe, dutandukanyeho noneho byashinze umugani, yagendaga ansebya mu bantu bose banzi batuzi. Mbega yari yarakoresheje uburyo bwose arampindanya pe. Nyuma rero yaje gushaka undi, bisa n'ibituje, ariko ubu ngenda nsobanukirwa, nibwo ngenda menya ubusobanuro bw'iyo myifatire. Kuko ni kenshi nicaraga nkibaza icyo nakoze cyatumye ngwa muri ibyo bintu, nkishinja ibyaha sosiyete nayo yamvuzemo yabaga itanyoroheye, ariko uko ngenda noneho nsobanukirwa biri kumfasha kugenda nigarurira icyizere, bikamfasha kugenda menya ibyambayeho. Namaze igihe nibaza ukuntu umukristo mugenzi wanjye ashobora kumbabaza bene ako kageni, bikananira kubyakira. Natekerezaga ko n'abo natakiye bamwizeraga kurusha uko njyewe banyumva, bikambabaza kurushaho, nkumva ndi mubi pe, bikantera kwigunga cyane. Ariko nyuma y'uko nsobanukiwe byinshi kuri iyi myifatire y'abaperiveri narisisike, mwarakoze kudufasha kugira ngo dushyire izina kuri iyi myifatire ibabaza. Ngayo rero nguko ubuhamya bwacu bw'uyu munsi, bakunzi bacu b'Umugano TV. Ndumva twarasoreza ahangaha none, nari nzi ko mbagezaho ubuhamya butatu, ariko ndabona busa naho, nabonaga ubundi ari bugufiya, ariko ndabona busa naho bugiye kuba burebure, kandi nirinda kubaha amavideo maremare cyane, kuko hari benshi atera ubute. Reka ubundi buhamya bukurikira nzabubagezeho ubutaha, bigenze uko mbyifuza. Buri wa gatatu najya mbagezaho ubuhamya bw'abakunzi b'iyi channel Umugano TV. Nk'umugano rero kuri ubu buhamya ntago nasoza ntababwiye icyo nge nabashije kubonamo ku bihereranye na tekinike cyangwa tagitike twabonye za manipulasiyo. Hano bano bantu bahuye na situwasiyo urebeye kure zenda gusa, nubwo batahuye n'ibintu bimwe, ariko iyo ukurikiye neza usanga harimo tagitike zisa mu byo twabonye. Natanga nk'urugero ku bijyanye na culpabilisation, chantage emotionnelle, cyangwa se gushinja ibyaha, bya bintu
byo gufata ibyaha bya umuperiveri afata ibyaha bye akabishyira ku wundi akaba ari we umushinja. Hakabaho no gukina n'amarangamutima y'umuntu. Ibi ngibi ngira ngo uwabikurikiye ubu buhamya bwombi yabonye isano bifitanye. Ikindi twabonyemo ni love bombing. Urebye buno buhamya bwombi nta wavuze yuko umubano wabo watangiye nabi. Buri wese yavuze ko umubano wabo watangiye neza ndetse rwose rwari urukundo ruryoshye. Twabonyemo icyitwa controle. Kwa kundi usanga umuperiveri narisisike ashaka gukontorora ubuzima bwawe bwose, kugufata imyanzuro, kumenya buri kantu kose wakoze n'ibiki byose, kugenzura imibanire yawe n'abandi ndetse nawe. Hakazamo kwa eruwanyoma, kwa kundi ya tekinike twabonye umuperiveri agutandukanya n'abantu kugira ngo abashe kukwiharira, ari byo mu gifaransa bita separe pour mieux régner. Agutandukanya nyine n'abantu abona bakagombye kukuba hafi kugira ngo bagufashe, abazakugira inama, abashobora kugukangura kugira ngo ubone ibiri kugukorerwa, aba yabaropeye kera ku buryo abasha kubakura mu nzira kugira ngo batazatuma ukanguka ukareba. Kuko biragoye cyane ko umuvigitime abasha kumenya ngo ni ibiki biri kunkorerwaho, ariko uwakuriye abashe kubiropera we kuko aba abirebera kure, we arabibona. Ariko we cyane ko uba ukorerwaho tekinike nyinshi bagucangacanga, ntabwo ubasha kubibona. Na kwa gusaba imbabazi buri kanya, guca bugufi, nyine ugera aho ngaho ukitiranya wa mubano ucangacanze n'urukundo ko ariko rugomba kumera. Ikindi twabonyemo ni gaslighting. Gaslighting twabonye ko ari uburyo agucurukura, ntubashe, akakuvanga mu bwenge, ntubashe kumenya realite n'ikinyoma. Agakora ikintu wakibona akakwereka yuko ibyo wabonye atari byo, akakwereka ibindi. Ibi bintu byose njye nabashije kubibona muri ubu buhamya bwombi. Abakunzi rero bacu, reka dusoreze aha ngaha mbibutsa ko ibyo waba waranyuzemo byose gukira birashoboka. Manipulation wakorewe ntabwo ari ikosa ryawe, ntabwo ari ubujiji wagize, kuko buri wese byamubaho. Hari abazakubwira ngo waraburiwe ntiwumva, ariko menya ko gutsinda manipulation atari ikintu cyoroshye. Hari umugani mu Kinyarwanda bavuga ngo utabusya abwita ubumera. Ugucira urubanza ntago azi uko yari kwitwara ibyo byakubayeho iyo ari we bigwirira. Rero waba wiciraga urubanza, waba wanacirwa urubanza, menya ko gutsinda urugamba utiteguye ni ikintu kiba kigoye cyane, ko twabonye ko abaperiveri narisisike biriya byose ari ibintu baba barashyize ku murongo, bakora ibintu bo bateguye, nta kintu kibagwirira. Biragoye rero cyane kugira ngo utsinde ibintu byateguye wowe bigutunguye, kuko buri kintu cyose aba yarateguye n'uburyo azarwana urugamba ruje. Ari nayo mpamvu iyo umuvigitime abashe nk'ukonterekara wenda manipulation ku kintu runaka, twabonye ko abangaba babiri baduhaye ubuhamya, inshuro zose bagiye bashaka gusohoka mu mubano, umuperiveri narisisike ntago yaburaga ikintu ari bukore kugira ngo yongere abagarure mu murongo, bongere bakwamiremo. Biragoye rero cyane, nagira ngo nkubwire ngo niba wiciraga urubanza wibaza impamvu wagize ubujiji bungana gutyo ukabigwamo na sosiyete itakoroheye, wenda hari abakugiriye inama ntiwumva, bakaba babigushinja, ariko menya ko ntago ari ikosa ryawe, ahubwo manipulation wakorewe niyo yabigiragamo uruhare. Reka rero
nkubwire ngo niba umaze kugenda ubimenya, inshingano yawe ubu ni iyo gukira ukigarukamo, ukarenga ibyahise, ukabaho none uharanira yuko ejo hazaba heza. Reka rero dusoreze aha ngaha, mubeho neza naho ubutaha, nawe kandi ntusige utatubwiye niba warakurikiye ibya periverisiyo narisisike, ukaba wakurikiye ubu buhamya, utubwire aho ibyo wamenye kuri periverisiyo narisisike byaba bihuriye n'ubu buhamya tumaze kubona uyu munsi. Reka rero tubasezereho tubabwira ngo naho akagaruka, kandi turabakunda cyane. ni Umugano TV.